Українці, українки, цими днями згадують російську війну проти Грузії. Bavandimwe inshuti zacu, hari ibintu byinshi byo kuvuga kuri iyi ntambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine, ariko reka twibande ku bugizi bwa nabi bwadusenye igihugu ndetse bukadusenyera ubumwe. Kugeza ubu havuzwe amakuru menshi y'ibihuha yagejeje no kuba buri gihugu cyose gishobora kwitwara Ukraine kikayifata nk'igihugu cyananiwe kurwana iyi ntambara, cyangwa se bamwe bakavuga ko dushobora kuba twaratsinzwe, ariko ibyo atari byo. Ibinyamakuru byo mu burengerazuba bw'isi byashyigikiye iyi ntambara, ariko bishyigikira uruhande rwa Ukraine, bigerageza uko bishoboye kose kugira ngo byerekane isura nziza y'ibikorwa byacu twakoze byo kwirwanaho ndetse n'ubutwari twagaragaje. Ibyo byaje kunengwa bikomeye ndetse bigirwa impamvu nyamukuru yatumye bamwe bavuga ko intambara y'amagambo twayitsinze, ariko tutigeze dutsinda urugamba, kandi urugamba ari rwo rukomeye. Uku kubogama kugeza aha kwatumye bamwe mu baturage bacu bagira gucanganyikirwa ndetse ntibamenya neza ibiri kubakorerwa, ahubwo batangira kuba nk'abari kujya ku ruhande rw'igisirikare cyaje gusenya ubumwe ndetse no gukora ibikorwa by'iterabwoba ku busugire bwacu ndetse no ku bwigenge bwacu. Ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byashyigikiwe na bamwe mu bantu batakundaga iki gihugu ndetse bifuzaga ko kirimbuka umunsi ku wundi. Ibi mbivuze nshize amanga mvuga ko Uburusiya uko byagenda kose buzishura ibyaha bwakoze muri iki gihugu. Igihugu cyacu cyari gifite umutekano ndetse n'amahoro asesuye, cyari kiyobowe mu buryo bwizewe kandi bwubatse neza. Ibi byose bashaka kubisenya ngo babigire ibintu bitigeze bikorwa n'abantu bavunitse. Nyamara abaturage ba Ukraine barebye kure, bemeye gushyigikira ko tuzakomeza kwirwanaho kandi tukabigeraho. Dushimiye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byatubaye inyuma igihe kirekire, bikadufasha guhangana n'abasirikare bakora ibiterabwoba ku butaka bwacu, kandi bakoze uko bashoboye kose basubizaho ibitero byinshi byagombaga kuzaduhitana umunsi ku wundi. Ubu tugeraniwe no kuba duhanganye n'ibihugu by'ibihangange bitatu, kandi Korea y'Amajyaruguru nayo yamaze kugeza abasirikare bayo babicanyi muri iki gihugu kuba baritije uduce duto twacu. Ibyo rwose turabizi bizarangira mu gihe gitoya, tugize abafatanyabikorwa beza bashobora kudufasha kurwana iyi ntambara yakomeje guhinduka amayobera kugeza ubu. Abenshi ntibumva neza impamvu Ukraine ikimaze amezi 6 yari ihagazeho. Abenshi ntibanumva neza agaciro igihugu cyacu gifite kuba kitararetse umwanzi ngo atwinjiremo dusenye wese kandi atumareho ibyacu. Twakomeje kwihagararaho tuba igihugu cy'intangarugero ku isi hose. Ubu amahanga ashobora kurata ibigwi n'ubutwari twakomeje kugaragaza. Kugeza ubu ngubu ntabwo dufite amahirwe namwe yo kuzongera gusubira inyuma ndetse no kujya mu biganiro, ahubwo dukomeje kwihagararaho no kwirukana abagizi ba nabi ku butaka bwacu. Twamaze kwigarura uduce dutatu twaramaze kwigarurwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Murabizi ibyo namwe. Ubutasi bwacu bwamaze kugaragaza ko igisirikare cy'Uburusiya kiri gucika intege, ariyo mpamvu kiri gusaba ubufasha ibihugu by'amahanga. Mwabonye ko Korea y'Amajyaruguru yagejeje hano abasirikare babicanyi batojwe kugira nabi, ntabwo bagisiga umuturage n'umwe inyuma, barimo bararimbura nta kintu bishisha. Ibi byose Loni ntabwo tuzi neza ko ibibona, kugira ngo izatange ibihano byeruye kandi bizagira ingaruka nziza ku muturage wa Ukraine. Ukraine ikwiye kuzasubizwa agaciro n'ibyo byose maze kwamburwa kugeza ubu, maze ubundi tugashima abagize uruhare mu kugaragariza isi ko kwihagararaho bishoboka imbere y'igihugu cy'igihangange nk'Uburusiya cyakomeje kutugabaho ibitero bituza n'imvura y'ibisasu yadusenyeye ibikorwa remezo umunsi ku wundi. Ntabwo dushobora kubara byibura amamiliyari amaze gutekerera ku butaka bwacu, ntabwo dushobora kubara imitungo y'abaturage yatekere ku butaka bwacu. Ibyo byose nabyo tuzabyishyuza Uburusiya, kandi Uburusiya bwiteguye kuzahura n'ibihano bikomeye bizatuma ubukungu bwabo buzahara, kuko ibyo bakoze ku butaka bwacu isaha ku isaha bazabyishura, kandi ntabwo tuzigera tuhereza agahenge n'akamwe ibi bihugu byose byemeye gushyigikira ubugizi bwa nabi mu gihugu cyacu. Niba mutarabibonye neza, mwamenye neza ko Afurika irimo n'ibihugu byemeye gushyigikira igisirikare cy'abicanyi n'abagome kugira ngo baze barimbura abaturage ba Ukraine. Ibyo twarabimenye ko ibyo bihugu bitadukunda kandi bitifuza neza ya rubanda. Ibyo kuvuga ngo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwana kuri ubu butaka, ibyo rwari urwiyerurutse rwo gutuma haba intambara ikaze kandi yagombaga kugoma abaturage benshi, kandi ibyo murabibona. Kubisobanura kenshi sibyo biba iby'ingenzi, ahubwo bari kuturwanaho nk'uko mubibona. Mwari kunezezwa nuko igihugu cyacu bagifata intambara igitangira. Ibyo byari kuba akaga gakomeye isi yose yari kuzicuza igihe cyari cyo cyose, bityo rero twakomeje kwirwanaho.
nibyo rwose twababwira. Umunsi mubi ku gisirikare cya Ukraine ndetse na OTAN. Drone zatanzwe na Iran zatangiye gukoreshwa ku kigo cy'imirwano muri Ukraine, dore ko byemezwa neza ko mu gace ka Odessa ndetse no mu tundi duce twose dutandukanye turi gukorera igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin kwinjira mu murwa mukuru hatangiye gukoreshwa drone byibura zibarirwa mu gihumbi zatanzwe na leta ya Iran mu rwego rwo guhasha inkozi z'ibibi z'umuryango w'ubutabera mu bya gisirikare OTAN ku kigo cy'imirwano muri Ukraine. Nanone kandi ku rundi ruhande leta ya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yamaze kurekura icyogajuru kabuhariwe kizatara amakuru ku kigo cy'imirwano ndetse kigatangira amafoto ku gihe ndetse na update zitandukanye zizatuma bamenya neza aho umwanzi aherereye, bityo ibyo kurasa bibeshye bakarasa ku nyubako zishobora kugwamo abaturage bigahagarariraho. Ku rundi ruhande kandi hanurwanurwa amakuru y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bifasha Ukraine byatangiye kuyiva mu mutwe nyuma y'igihe kinini nta nsinzi n'imwe babona mu bitero byose bakomeje kugaba muri Ukraine, dore ko bo icyo bamaze ari ugukomeza kwirwanaho kandi nabwo babasubiza inyuma ku rwego rwo hejuru. Ibi byose bikaba ibihindura urugamba ikindi kibazo gikomeye kugeza ubu ngubu. Nanone kandi ndakwakiriye kandi nguhaye ikaze inshuti yacu akadasohoka nonaha katwinjire ku munsi w'167 w'urugamba rwamikanye muri Ukraine. Ngwino nkwinjizeyo neza maze turebere hamwe amakuru agezweho, ubane natwe ukanda subscribe kuri buto mutuku kuri no kunzogera tujye tubana 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye kandi zitandukanye. Nkuko byemezwa neza n'ikinyamakuru TASS cya leta ya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin igaragaza amashusho atandukanye y'ibiri kubera ku kigo cy'imirwano muri Ukraine. Uyu munsi nibwo drone byibura zibarirwa mu gihumbi zatanzwe na Iran zatangiye gufungurwa zikurwa mu makarito zoherezwa hejuru mu kirere kujya guturitsa ibifaru ndetse n'ibindi bimodoka byose byaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuga ko izi drone zatangiye kugezwa muri Ukraine ku munsi w'ejo. Byibura hagaragaye amato 3 aherekejwe na Adanov 3 izwiho neza gukora urugamba rukaze ndetse itanagabwo ibitero ifite n'ubwirinzi bwa misile. Aya mato akakaye gutya yazanye amakarita barirwa mu gihumbi yuzuyemo amadrone agomba gukwirakwizwa mu nce zitandukanye igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin ziri kugenzura ndetse n'ahari kubera ibitero bikaze kugeza ubu ngubu. Izi drone zifite ubushobozi buhambaye mu guhiga umwanzi ndetse no kurasa aho zishaka hose, zizwiho guhenda cyane, zamaze kugera ku kigo cy'imirwano ari inkunga ikomeye yatanzwe na Iran, umwanzi ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yo kuvumbura ko ingabo za Amerika ziri ku butaka bwa Ukraine mu mirwano ikaze ikomeje guhuza iki gisirikare ndetse n'icy'Uburusiya. Ubu tuvugana izi drone ziri gukoreshwa zamaze gutanga umusaruro ukomeye kuko zamaze kwibura gusenya byibura ibifaru 6 by'igisirikare cya Perezida Volodymyr Zelensky, ndetse bikemezwa neza ko ari batayo ya 76 yamaze guturitswa n'ibi bisasu biri kugendanwa n'izi drone kugeza ubu ngubu. Mu gace ka Zitavor niho imirwano iri kubera mu buryo bukomeye hafi neza no mu ntara ya Kherson. Ibi kandi bikemezwa n'uburyo igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin kirimo kwigira imbere mu bitero ndetse no kwigarura uduce twinshi kugeza ubu ngubu tugiye kubarirwa kuri 65% by'ubuso bwose bwa Ukraine. Nanone kandi ku rundi ruhande ubundi bwo bwongeye gutaha ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bifasha Ukraine muri iyi ntambara ikaze. Uburusiya bwamaze kohereza mu kirere satellite zongera kugitanga amakuru neza y'ibiri kubera ku kibuga cy'imirwano ndetse no kumenya neza aho umwanzi aherereye mu rwego rwo kutongera guhusha ibitero byabo, dore ko bari gutegura ibitero simusiga bizagabwa mu murwa mukuru mu rwego rwo kwirukana inkozi z'ibibi z'umuryango w'ubutabera mu bya gisirikare OTAN. Iyi satellite yoherejwe ku munsi w'ejo ikaba yatangiye gutanga amakuru uyu munsi kuko byemezwa neza ko ibitero by'uyu munsi birimo guhamya cyane nyuma y'uko itangiye kugaragaza uduce